va mu kinya wari uzi ko amayobera ku ntekerezo zacu ariyo ntandaro y'umunyururu w'ububata. Wari uzi ko ibanga ry'umudendezo, umunezero n'amahoro rihisha mu mikoreshereze y'intekerezo zawe. Ubundi wari uzi ko abubatsi b'isi bashora menshi ngo utandukane n'ubushobozi bwo kwimenya. Ese wari uzi ko ukuri kubatura kuri mu mbaraga n'ububasha byicaye mu bwonko bwawe? Ntugacikwe n'inyigisho zava mu kinya mutegurirwa kandi mukagezwaho na John Mugabo ku muyoboro wa YouTube channel Va mu kinya. Twongera none kubasuhuza tubifuriza amahoro n'amahirwe. Ni igice cya gatatu rero cy'inyigisho yacu urukundo twahangiwe, kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibibazo dufite, impamvu tubifite. Aya masomo n'ibizi nyigisho zibereho guhishura impamvu hari ibintu bimwe na bimwe dufata nk'amayobera ariko mu by'ukuri atari amayobera. Ni ukubera ko twabeshywe ko ari amahame y'ubuzima kandi ari ibihimbano birimo kugongana n'umwimerere. Ugasanga rero ubuzima tubayeho ni ubuzima butuzuye. Nk'uko twababwiraga mu nyigisho yabanjirije iyi, gukundwa ntabwo ari ibyacu. Urumva naho ngaho binabera ikibazo. Iyo wumva ko gukundwa hari ugomba urukundo, intambara ziba zitangiye. Kumva ko hari ukugomba urukundo, nataruguha haraba intambara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Naruguha nabi uko utarwifuza, uko icyuho cyawe kingana, uko inzara yawe yarwo ingana, biraba ari ikibazo. Abantu tubayeho dutyo turi benshi. Birangira rero utangije intambara, ariko intambara yawe bwite, noneho ukagenda ukomeretsa abandi b'inzirakarengane, kubera ko urimo kurwana no kuziba icyuho batakuremyemo, batabanje kwiga ngo basobanukirwe uko kingana, kuko ntabwo ari bo wowe. Uko kuntu rero kurangiza ari wowe ubwawe ntarwo ubonye, ari n'abandi nabo urushakaho ntarwo baguha, kandi nawe ntarwo wabaho kuko ntarwo ufite. Icyo ufite ni icyuho cyarwo, ni inzara yarwo, ni inyota yarwo. Gukundwa rero ntabwo ari ibintu byawe, bityo nta bushobozi bifiteho. Kandi burya kuko bitari ibyawe biba atari ibyawe, ntiwabyishyuza, nta nubwo wabitegeka. Kuba ngo gutegeka urukundo, you order it, ntabwo ordering. Nta muntu ugomba kunkunda ngo si ibyawe. Bitari ibyawe ntubitangaho amabwiriza, ntubitangaho amategeko, ntabwo bigenzura, ntabwo si ibyawe. Ni impano ushobora kugenerwa n'abanyuzwe n'impano ikuvaho wowe wabahaye nk'impano. Wibuke ko impano ntawe uyishyuza, nta n'uyisaba. Urukundo ubundi ni impano. Iyo umuntu aguhaye impano si kenshi uba wayisabiye. Iyo umuntu aguhaye impano si kenshi uba wayimwishyuza, nta nubwo yishyurira, ntacyo umusubiza. Kuvuga ngo niba mugabo nguhaye kado, nguhaye impano, ngo nawe uri oburije yo kumpa indi mpano. Oya, impano ni impano. Birashoboka ariko ko mugabo niba nguhaye impano, ushobora kuzageza igihe ukanyitura nawe ukampa indi mpano. Ariko utananyituye nta rubanza ufite. Nayiguhaye ntari muri transaction, ntabwo ndi muri mpanguhi. Impano ntabwo hazamo mpanguhi. Impano ni iragenerwa.
ni impano ugenerwa nawe n'abo wayigeneye bakanyurwa nayo. Iyo mpano iza igihe mu gihe igomba kuzamo, ntabwo ugitegeka icyo gihe, ntukingingira, ntugikorera, kuko igihe ni igihe kirenze imbaraga zawe zose, zaba ari ibyifuzo, amarangamutima. Igihe ni igihe kirigenga, iza mu gihe igomba kuzamo, kandi ikaba yanagenda mu gihe ishaka kugendamo. Ko ni ukukwereka uburyo nta bushobozi yifiteho. Iyo watanze impano, ibyo biba bihagije. Utegereza umusaruro w'iyo mpano mu buyihaye kuba babikugaragariza rero mu kuguha urukundo nawe. Bitandukanye na cya gihe twe tuba dutegereje ko tukubwira ngo nawe ugomba kubigenza utya kugira ngo nanjye ngukunde, nanjye nguhe. Ubwo ni ubuguzi, ntabwo ari impano. Impano ntabwo imera ityo. Ubuguzi nibwo buvuga ngo gira gutya nanjye ngire gutya, nutagira gutya nanjye ntabwo ndi bugire gutya. Biratandukanye. Sinzi ko kugeza ubu ngubu turimo kugendana. Urukundo warwakira, ushobora kurwakira ariko ntabwo warugira urwawe. You don't own it. Ntabwo urukundo ruba property yawe ngo wumve ko ni nk'iki wakowninga, ni nka telefone ngo wumve ko ari yawe. Nurubona uzarwakira n'ishimwe kandi urwishimiremo bihagije rugihari, kuko burya urukundo ntabwo warubikira hazaza. Oya, nugerageza kuruvana ku muntu ku ngufu, ruzakugeraho rutakiri urukundo. Nibyo biri hano hanze. Urukundo rw'agahato, urukundo rw'inkeke, urukundo niyo mpamvu ibyo abantu bafite atari urukundo. Bafite manipulation, bafite control n'ibyo. Ukwiye kumenya ko, ukanazirikana neza ko udakunzwe ku mpuhwe z'umwana w'umuntu. Ntabwo urukundo wahabwa, urukundo nyakuri uruhabwa ku mpuhwe za mugabo. Ntabwo nkugiriye impuhwe ngo ngiye gukunda, oya. Ahubwo mugabo yabaye umuyoboro w'isoko yarwo, ariyo wowe ubwawe ushibukamo. Sinzi ko ako kantu mukumva. Mugabo icyo yabaye umuyoboro. Ni nko kuvuga ngo amazi ukuye kuri robine ntabwo ariyo soko y'amazi. Robine ni umuyoboro uva ku isoko y'amazi. Ntabwo robine iguhaye amazi kubera ko ikugiriye impuhwe, oya. Ibyo bizagufasha gusobanukirwa neza no gukorera mu isi yuje ubumenyi, ariko ubwo bumenyi buguha amahoro aruta ayo wahabwa n'umuntu. Yabaye umuyoboro w'iyo soko yarwo, ariyo wowe ushibukamo isanzure, wowe ubwawe, ariyo wowe uriyo. Uri uwo muyoboro, uri kimwe mu bigize uwo muyoboro. Uri uri kimwe muri byo, muri uwo muyoboro, mu bigize uwo muyoboro. Ubwo rero uwo muntu yabaye intumwa y'iwanyu ku byo ushaka,
ku byo iwanyu habonye ko ukwiye, ku byo iwanyu hashaka kuguha. Burya rero icyo udafitiye isoko burya nacyo kiba atari icyawe. Iyo uhuye n'umuntu wamaze gusobanukirwa iri hame ry'iyi kamere, uwo niwe muhura mugahuza, ugasanga hagati yanyu nta kunyonga guhari, ntawe usaba undi kumukunda no kumwuzuza, ahubwo muruzuzanya. Ntawe ubwira undi ngo nkunda utya, ngo nkunda kuri, ngo buriya bwo wageze gutya ntabwo wankunze, ngo ubwo se ushatse kuvuga ko jyewe hari complaints zimwe na zimwe murazizi mu bintu by'urukundo. Kuko mwembi muba mwifitemo amasoko avomeranamo, wowe uri isoko nawe aba ari isoko. Nta kindi soko rero rigira, nta kindi soko yigira. Isoko ntabwo isaba amazi, isoko yitwa isoko kuko itanga amazi. Umurimo wayo rukumbi ni ugutanga, ntabwo ari uguhabwa. Iyo ugisaba uba utari isoko, uba uri iriba. Iriba rishobora gukama rikongera rikifuza amazi. Twebwe Imana yaturemye nk'amasoko, ntabwo yaturemye nk'amariba. Twagizwe amariba n'abubatsi b'isi, twagizwe amariba n'abariganya b'umuntu. Muba muvomeranamo mwembi, ntibishoboka ko musabana ngo mpa nanjye nguhe, ahubwo murwanira guhana. Nta kwishyuzanya kubaho, nta bwishyu buba hagati yanyu, kuko nta cyuho kibasha kuharangwa. Ubundi hari abantu haba gusaba kubera ko hari lack, hari ikibura, hari ikidahari. Kunyurwa kwanyu kuba kutagishingiye ku guhabwa cyangwa kwakira, ahubwo kuba gushingiye ku gutanga cyangwa guhana. Iyo nguhaye nibwo nyurwa, ntabwo nyurwa ari uko nakiriye. Bitandukanye n'ibyo dufite muri ino si ya none, muri uru rukundo rw'igihangano dufite. Muri uru rukundo rw'igihangano muri uru rukundo rw'igihangano dufite, kunyurwa kwacu kuva mu kwakira no guhabwa. Ariko mu mwimerere kamerano w'isanzure wowe urimo uremyemo, kunyurwa kwawe ubundi kwagombye kuva ku gutanga no guhana. Iyo nguhaye nibwo nyurwa, ntabwo nyurwa ari uko nakiriye. Kuko ahatari icyuho cyo kuzuzwa cyangwa hatarangwa icyuho cyo kuzuzwa mu bisanzwe, nta bwoba buhaba bwo gutakaza, ntabwo bibaho. Iyo bene aba babiri rero bahuye, babanirana mu mudendezo, bawubaniraniramo, bakawukuriramo, bakawurorokeramo, umudendezo ubemerera ubukure, ukishyira ukizana kw'imyumvire, aho kuba mwashyirana mu buroko.
kubera ko ntabwo uba ufite ubwoba bwo gutakaza. Nk'uko nababwiye, ntabwo uba ufite ubwoba bwo gutakaza icyo ufite. Iyo rero udafite ubwoba bwo gutakaza, bivuze yuko nta cyuho cyari kikurimo. Ubundi tugira ubwoba kubera ko dufite icyuho. Mwabona ari byo bivamo no gufuha kumwe gukabije. Buriya umuntu ufuha cyane nuko aba yifitemo emptiness, ifitemo icyuho, aba afite ubwoba ko icyo arimo ashaka, icyo yari agiye kubona cyangwa icyo yari abonye, icyo yari afite, ashobora kugitakaza umwanya uriho wose. Niryo fuhe rihoza imiryango ku nkeke, niryo fuhe rituma umuntu umufata ugashaka kumuzirika, kumwubakira akasho. Mu by'ukuri rero ntushobora kubona mu muntu icyo wowe ubwawe utaribonamo. Ntushobora kubonera iryo hame ni icya kinyoma cyahanzwe n'abahanga b'iyi si, aho wumva ko ushobora kubona mu muntu wowe icyo udafite. Oya, ntabwo ibyo bishyitse. Ntushobora kubona mu mwana w'umuntu, mu muntu wowe ubwawe icyo udashobora kwibonamo, kuko burya twese turi n'urorwamo, turi reflection y'isanzure. Teka burya kenshi turi za rukuruzi z'ibyo turi byo. Akenshi umuntu akurura igisa nawe. Abo ukurura uzasanga bifitemo icyuho nk'icyo wifitemo. Akenshi intonganya z'urudaca mu bashakanye, mu bakundana, mu by'ukuri ntiziba zishingiye kuri bo, ahubwo ziba ari ibyuho bombi bazanye nabyo by'uko ubwabo bari. Icyuho ukaza uzanye icyuho, ukaza uri icyuho. Ibyo rero ni ikibazo. Ni ikibazo cy'uko uri kandi uri uko utizi. Ugasanga rero urapfa ubusa na mugenzi wawe, urapfa uragira ngo ikibazo kiri kuri we, uragira ngo ikibazo kiri, no, ikibazo ni wowe. Nawe nsoza iki gice cya nyuma cy'inyigisho, ndashaka mbere ku buryo imbaraga z'iki kinyoma zafashwe n'igihimbano cy'Imana baduhimbiye. Igihimbano cy'Imana baduhimbiye ivugira mu bitabo. Ivugira mu bitabo, ni aho ngaho kandi ibyo bitabo babyise ijambo ryayo, ku buryo uzajya usanga akenshi tudashobora no kubihangara ngo tubijore, tubyibaze. Nko mu Migani ibice 8 umurongo wa 7, urasanga ayo magambo. Nujye muri Yohana 12, igitabo cya Yohana 12,
umurongo wa 20 ngira ngo na 5 haravuga ngo uwikunda wese azabura ubuzima bwe, ubugingo bwe. Haravuga ngo mu cyongereza haravuga ngo anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Iyi ni Imana ubona ko nayo yifitemo icyuho cyo gukundwa. Imana ubona ko inyotewe nayo gukundwa. Iyi ntabwo ari Imana y'inyamana, iyi ni Imana y'igihangano. Mu migani 8 haravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Urumva ko ni Imana imeze neza neza nk'umuntu. Ni Imana iri muri transactional relationship, transactional love. Nkunda mauma ni kuvuga ngo ni manguhe nkunda wenyine. Ni Imana ituzuye ikeneye kuzuzwa n'urukundo rw'abantu. Ni Imana itari isoko nayo ishaka ahubwo kuvomererwa. Ngaho ibintu byacikiye. Amasomo ni menshi twayajyamo, ni menshi cyane. Hari umwanya uraza kutubana mukeya ku buryo twajya tugenda tubireba mu nyigisho zacu z'ubutaha. Ariko no muri Yohana n'ubundi ibice 12 ugiye kureba ku murongo wa 32 yaze ngo ninzamurwa hejuru hagati y'isi n'ijuru, nzireherezaho abantu bose. Ngo urupfu rwe yari ikiguzi cyo kugira ngo yireherezeho abantu. Bivuga ngo yari afite nawe icyuho cy'uko nta bantu afite. Ubwo turavuga Yesu yari afite icyuho cy'uko adafite abantu, adakunzwe, atayobotswe. Ibyo ngibyo biba mu bami b'isi. Nibo bagura ubuyoboke, nibo barwanira gukundwa, babikorera. Ntabwo ngo ishobora kuba ari Imana, kuko Imana yo niyo soko yarwo. Ntikeneye kwirehe wowe ubwawe. Ni nko kuvuga ngo ni uruhe rugero natanga rwiza, kubona ko Imana iri bunyurwe n'uko wayikunze, biyigira ko nayo iri ku rugero rungana nawe mu bijyanye n'urukundo, kandi yo ubwayo ni isoko y'urukundo. Ntabwo isoko inyurwa n'uko imigezi yayishoyemo amazi, oya, ntinayumva. Kubona rero isoko irwana n'umugezi ngo nutanshoramo amazi harimo ikibazo, ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero inshuti zanjye, ubu bwari uburyo bwo gusuzuma neza iki kintu dufite cyitwa urukundo. Iki kintu dufite cyitwa urukundo ni igihimbano. Niyo mpamvu kidusiga mu bibazo, kidusigira indwara zo mu mutwe, gisiga ingo zisenyutse, abana bagasigara aho ngaho ari imfubyi,
ni ikintu tujyamo tutabanje kwihuza nacyo ngo tukige, kuko cyubatswe ku ireme ry'ikinyoma ryitwa Imana. Niyo mpamvu Imana buri gihe iba iri kimwe mu bigize impamvu zo gutandukana. Niba yarazanye inkota, iyo Mana mvuga y'igihangano, umwanzi akazaba uwo mu rugo rwawe, ubyumve neza yuko iyi ngiyi ari igihangano. Aho nta rukundo rurimo, nta soko y'urukundo tubona aho ngaho, nta soko y'ubumwe tubona. Yazanye inkota, umuhungu na se, umukobwa na nyina, umwanzi w'umuntu azaba ni ukuvuga ngo uwo ni isoko y'icyo, ahubwo ni isoko y'umurimbuzi, ni isoko y'amakimbirane no gutandukana n'intambara n'ibyago dufite mu isi n'imirya. Iyo rero ni ya Mana yaremwe n'uyu muhanzi. Reka dusoreze aha ngaha. Ibibazo mubaze ndabisubiza nk'uko mubibona, hari ibyo nagiye nsubiza ibyabajijwe mu nyigisho za mbere. N'ubu ngubu ndahari kugira ngo dukomeze tuganire. Icyo udasobanukiwe neza umbaze, ariko akenshi ibi byigisho umuntu abisobanukirwa ari uko yabinyuzemo kenshi. Ntabwo wakinyuramo rimwe ngo uwo mwanya unyurwe n'ibyo wumvise. Murakoze rero, va mu kinyana akagaruka nk'ibisanzwe, kandi dukomeze duhugurane, dukomeze twige, kubera yuko impamvu nyinshi mu ziduhoza mu bibazo dufite harimo no kuba tutiga, harimo kuba tutibaza, harimo kuba tudashakashaka, harimo kuba dufite ubunebwe bushingiye ku kinyoma twabeshywe. Amahoro twagombye kwiha, umwuzuro w'umunezero twakabaye twiha, tukabubwirwa ko tuzawubona twarapfuye, twaragiye mu ijuru. Ibyo dukwiye kubyanga, kuko ijuru turibona tukiriho. Murakoze cyane, murakagira Imana.